nahugutse ariko hari ibyo nshaka ko tuvugana. Hari ibintu tumaze iminsi njye nawe mbona bitarimo kurya neza. Ikintu nshaka ko gukundana tuba tubisubitse. Reba twaba tubisubitse kubera ko ibintu tuba twishyiramo ushobora kudukoresha amakosa rimwe na rimwe umuntu haba wowe cyangwa se njyewe tugasanga twakoze ibintu nyine tutatekerejeho cyangwa se ndakumva ku bwanjye niba twaba tubiretse. Bikoresha amafoto tutari kumwe. Rege uriya njyewe kamubwire. Harimo ukuntu nyine uba ukunda umukobwa cyangwa se n'umukobwa akaba akunda umuhungu urumva. Ariko ugereranyije n'ukuntu muba mumeranye ukabona nyine atari ibintu nyine bijyana mbese. Buri gihe ngereranyije n'uburyo nyine mba numva umugore numva nshaka njya no kugutereta narabikubwiye. Kereke muri njyewe njye kuva natangira gukundana nawe nta kibazo nari mbifitemo urumva. Ariko sinzi ikintu cyo kugufuhira cyane aho kirimo kuva kandi kugufuhira cyane nawe utangiye kubona yuko aribyo bintu birimo kugenda bimbangamira bigatuma nanjye ubwanjye numva umutwe binyangisha umutwe bigatuma ngaragara nk'umwana mutoya kandi ndi umuntu mukuru. Mbitekerezaho kenshi nkavuga ati aho kugira ngo mu rukundo rumeze gutya byaruta nkandahagaritse nkatuza nkumva yuko ndi comfortable nyine wo gufokasinga kuri projet zanje cyose ko ejo hazaza hanjye ku buryo nazabijyamo ari ibintu nyine sinzi impamvu. Kuko hari nk'igihe tuba tuvugana nakubwira nk'ikintu nkumva ntucakiriye neza bikamera nk'aho umeze nk'umuntu wakubangamiye. Twavuganye ko tuzajya tuvugana nyine wangu usanzwe kuvugana naho gute se njyewe bura nta kibazo kibi nk'iyo mbifitemo ariko nsigaye mfite urukundo ruvanze n'impungenge mba numva mfitiye umuntu nkunda. Sinzi ibyo bintu mba numva atari ibintu byanjye nakagombye kuba ndimo. kuki wabigiyemo kandi wumva cyaba hafi ntabwo ushaka kubyumva. Uzagenda ubyumva kuko aho kugira ngo mbivemo simbikubwire uzajya uhora umvugisha nyine meze nk'aho ndi umuntu utakwitayeho mushyiremo hagati nk'ururimi byaruta nyine nkabikubwira ukanabimenya. Nizere ko ibyo uvuga atari ukuri. Kandi ubwo ngubwo mbifashe umwanya wo kubikubwira utangiye kubivuga ko atari ukuri nyine. Ngenda gukunda. Nyine ndabyumva ko nkunda sibyo ariko jereka nje kamubwire. Uri kunyumva? Ndukundana bwa mbere nta kibazo nari mbifitemo ariko kuva uyu mwaka watangira nsigaye numva umufuhira cyane birenze. Nsigaye mba numva nakwiharira njyenyine kandi ibyo bintu mu rukundo akenshi ntabwo bikora. Abavazemo no kwikunda. Ikindi urabona nk'ejo wambwiye yuko mugiye kujya mu bukwe nyine buri bube nijoro nyine numva ni ibintu bimbangamiye cyane. So ibyo ngibyo byose ni ibintu mba numva bimvangavanga nayifatanya n'akazi nayifatanya na gahunda numva ndimo gutekereza numva ni ibintu rimwe na rimwe bishobora no gutuma n'ibyo ndimo gupanga bidakora neza.
natekereza nawe ikindi nkavuga ati byaba byiza mbikubwiye hakiri kare mu gihe ugakomeza amashuri yawe. ushaka kunyanga? kereka ntabwo naba nkwanze, ariko ibi bintu aho kugira ngo njyewe mba narabikubwiye hakiri kare, aho kugira ngo ubu ngubu urimo urakora ikizamini cya leta cya sinyasiri, ababyeyi barimo baragaragaza yuko bagishoboye kukwishyurira ishuri. Angelique, nta kintu kiraba hagati yanjye nawe wenda ngo uvuge ngo ntakiyamanye nawe mpita nkwanga. Ndi umuhungu mukuru wisobanukiwe kandi nzi indangagaciro zanjye. So ntabwo ari ibintu byo kuvuga ngo bizabanze bigere aho kuryamana n'umuntu ngo ni umwanga atangira agenda avuga ngo abahungu ngo ibiki ngo uryamana nawe agahita kwanga. Sinshaka kugeza kuri iyo level. Nagukundaga n'umutima wanjye wose, ndagukunda n'ubu ndagukunda pe, ariko ku bwanjye ni ibintu mba numva buri umwe yabifata nk'ibintu, kuko tukegereza umutima cyane bikagera naho bitwafekita mu byo dukora byose. hakuzaguma mwaka Barakubeshye, none se niba nakubwiye ngo nshaka ko tubivamo. yawe bintiye Ikibazo cyawe ntabwo ujya wumva. Umuntu afashe gutya akubwije ukuri, nta kindi kintu niba gupanga wenda ngo uvuge ngo nabonye abandi. Oya, urabizi ahantu ndi sinabijyamo ibyo bintu. uri kumva? aho nyumvira erega ikibazo ntabwo wahita ubyakira, ariko biraza kugenda gake gake. ntabwo byakunda uribuka aho byari bingeze cyagenda mbabarira basi niko kubimbwira. Ndeka kubikubwira. Okay, none se ubwo icyo nico abakobwa mukunda kugira ngo umuntu afate imyanzuro atababwiye agende mwe wa mugari nja numva ngo wabagesera. ariko urumva bitagoye kuba arakundanye n'umuntu bigeze aho ngaho akakubwira ngo ndazumva ashaka kubivamo. Yareke ndagukunda, subize ko ngukunda. urizi wankunda ariko nyine njyewe mu mutima wanjye ntabwo wavamo. kamubwira bakuze njyewe kumbwira ngo nkomeze nize utankunda ushaka ko bihagarika. kumbwira ngo nkomeze nize utankunda ushaka ko bihagarika. ubu ngubu njyewe noneho kugira ngo ube wavuye mu ishuri, noneho ndikubwira wavuye mu ishuri, ubwo urumva byaba bimeze biti? urumva wazambabarira? aho nyumvira ibintu bananga. uri umuntu mukuru, aho kugira ngo tuze tuganire ku bintu tubishakire igisubizo utangiye kwiriza. gusa urumva bitababaje, wowe turi kumva bibabaje, wowe ntabwo wabyumva. none bivuze yuko nkugize n'umugore nkagira ikibazo, aho kugira ngo tukiganire wahiturira. se gutyo bakemura ikibazo. icyo kibazo urumva kitari kuri njye, wose kuri we. iki uzaguma wumva nta kibazo ufite. buriya hari nk'ukuntu abantu twishyiramo urukundo rukatugera ahantu ukajya utangira gufuhira umuntu, noneho nka biriya rimwe na rimwe ngo ubuze ikintu ukagikora by force, bihita bituma numva ni ibintu basi nafashe by force. ndetse mubasha bikumukunda icyiza mba nabikubwiye. umukunda ndumva ibi ngibi ndimo kukubwira rero byatuma buri umwe atuza. ntabwo byakunda. bizakunda. ko natuza nagufite wowe nyine watuza ko biguturutseho. bizakunda kuko
ntabwo tubyakira cyane rero cyane reka njye birambangamiye hari ahantu ukundana n'umuntu ukajya noneho nawe utagishoboye kubyihanganira. ngenda bikunda ndabona ko nitabi umuntu ntabwo cyabishyira muri bya bintu uraza kubanza utuze rero, utuze wanze witekerezeho nawe utuze bifate nk'ibisanzwe. Icyo nicyo byangira ibintu byo kwegereza ibintu umutima cyane. none urumva bisaba ariko se bibaza ari umukobwa bukakugenda bituma kumvira Okay, ubwo nyine icyo washakaga kwari ugutuza nkakuraho telefone wanshaka ukambura, imyaka ikaba 2 imyaka ikaba 3 utambona nibyo washakaga. Ibintu mba ntekerezaho nkabitekerezaho avuga ati ibintu ntabwo ari byo. Ndakumva. Ntacyo. Ukuntu abakobwa mwifatira imyanzuro yanyu umuntu aba atazi, umuntu akavuga ati byatanga nkaba nuje nkamushyize ku ruhande. Aha. Ikintu wakora cyane cyaguha amahoro ni ukwikomeza umutima ukavuga uti reka ntuze. ntabwo byakunda mu gihe utankunda ntabwo uzanca mubijya wakora rero nakwishyize nase ubu reka nkubaze njyewe sibyo. ubu ngubu wowe ari nkawe unkunda bikageraho noneho wumva nyine kugira ngo urukundo okay wenda reka tubifate gutyo, reka mivuge gutyo kugira ngo byumvikane, bikageraho hahandi uvuga uti kugira ngo umuntu numve ko dukundana ko numva ari byo 100% ni ukuba n'abandi kumwe nawe kandi ukabona bitarimo gushoboka muri icyo gihe wakora iki? ariko ntumbwira ngo gutandukana burundu none ukaba wapfa byagenda bite? tugatandukana burundu none se nyine numva byagenda bite? none se dutandukanye burundu nta n'umwe wigeze ndagira ikintu abangamiraho umugenzi we, hari ikibazo cya kibirimo? reka mubwire wowe ibitekerezo usanga nta kibazo akumva nta kibazo gusa iriho ndabikunda cyane kandi ubifite n'igihe kirekire ndetse turi kumwe n'umuntu rero
Sinzi pe. Ndakumva. Ndabizi urankunda kandi nanjye urabizi ko ngukunda. Ndagukunda muri ubuzima bwanjye ni wowe ufite. Ndagukunda. Nanjye ndagukunda ariko n'umuntu uwo ari we wese umusobanuriye ibi bintu byamugora kubyumva. Hari ukuntu mba numva rwose aho kugira ngo numve icya mbere nta mahirwe mfite aho kugira ngo nzajye nkubona ahantu ndi, ntabwo ndi mu Rwanda. Nyine nkumva ni ibintu birimo kugenda byafekita n'akazi kanjye bigatuma no gukora sinkora neza, ibitekerezo biba biri kure, mpangayikira wowe naho uri n'iki. Reka bafite imizigo myinshi nikoreye, ubu ngubu imizigo mba nikoreye ntabwo ubu ngubu wayikwikoreye ntabwo wayishobora pe. Bafite ibintu byinshi nikoreye biri mu mutwe wanjye, iyo ngiye gushyiraho na stress zo mu rukundo mba numva bimbangamiye. Mu gutangira ntabwo byigeze bimbangamira, ariko nyuma yaho uko wagendaga witwara byatumaga nyine nanjye icyizere kigenda gitakara gace gace. Iyo umuntu ari kure yawe kandi ubona n'icyizere kirimo kugenda gace gace, hari ukuntu nyine bikwangiza mu mutwe. Impamvu ngewe unyizera ni uko uzi buri gahunda yanjye y'umunsi twavuganye, uzi gahunda yanjye y'umunsi, uzi ko mbyuka mu gitondo nkajya mu kazi ngataha ku mugoroba, mbyuka mu gitondo ngataha mu kazi ngataha ku mugoroba. Niba uri kumwe n'umukobwa ni ukuri njyumva ubuzima bukora njyewe mba nkwiziye utasiye njyewe wadukoze ubabarira wibimbwira kuko njye ndagukunda wibimbwira. Ikibazo cyawe rero erega wowe hari igihe ufata umwanya gutya ugapanga gahunda utari ufite muri gahunda, ugakora ibintu rimwe na rimwe utatekerezaga utatekereje. Ibyo byihore nta kintu mbivuzeho, ndavuga wowe urabona reka nkubwire ibintu biba biri mu mutwe wanjye kugira ngo nawe ubyumve. Ikintu cya mbere ni wowe. Mu mutwe wanjye uri kumva. Icya kabiri ni famiye yanjye n'abankomokaho. Icya kabiri ni famiye yanjye n'abantu bankomokaho. Icya gatatu nkareba nkavuga ati se nkundana n'umuntu, imyitwarire ye uko twatangiye ntabwo ariko tumeze, yahinduye imyitwarire ukagira ku ruhande. Nkongera ngatekereza nkavuga ngomba gushaka amafaranga nkatangira bizinesi zanjye, icyo kikajya aho ngaho. Nyuma yo gutangira bizinesi zanjye nkavuga ati uyu mukobwa niwe nkunda nzamugira umugore, icyo kikajya ku ruhande. Ngashyiraho nkavuga ati mfite umukobwa, wenda ninshaka avuga ko mfite umukobwa nabyaye hanze, reka mbivuge muri ubwo buryo, nawe akeneye kwitabwaho. Uri kumva? Uri kumva? Jereka mfite inzu ikeneye kuyitera umucanga ngashyiraho izindi nzugi. Okay.
none se ibyo bintu byose noneho natekereza rimwe na rimwe hari igihe tuba tuvugana ukambwira gukora ikintu nakubwira ati ntugikore ugahitamo kugikora kubwawe kugahato ugahita numva ko rimwe na rimwe biba birimo navuze ngo ngiye kureba ubukwe hari ibindi natekereza ibyo bintu byose nagenda mbiterateranya nkavuga ati gufata urukundo ukaruteranya n'ibyo bintu byose umuntu uri mu rukundo aba agomba kuba afite umuntu umuba hafi akamufasha mu buryo bw'imitekerereze ndetse no mu buryo bwo kuvuga ati uyu muntu ndabizi afite byinshi bimugora bimubangamiye bigize gute ngomba kugira uburyo nzajya mwitwaraho. ndabyumva Jereka rero icyizere cyane cyatangiye gutakara nshobora mbabarira mfata umutima w'umuhati bikamubwira basi mbe nakubereye mubihe serivasi mbabarira ugume n'undi niba wenda ari dukeka gukora nanjye ngume n'ibyo urumva dukora neza tubaye sibyo mbabarira mfasha kandi ubwo mba nirengagije no kuvuga ngo nitunabana n'ibindi okay byo kubana byo nta kibazo kuko ni inshingano z'umugabo gufata neza umuryango gufata neza ariko se nari nziga urumva nawe ukomeze ukora ibyo kandi ibyo ngibyo si uziga utwara neza urumva inganatsindira byinshi byose sibyo nuko se gahunda twapanze none ibyo urimo wambwira ngo ufite byinshi byo gukora nakigwa bibaye yewe nakubwiye ngo icyo kibazo wenda nyamukuru si ukuvuga ngo ibyo twapanze oya biriya naho kuko biriya byo ni ibintu napanze mu mutwe wanjye ariko nk'ibintu gahunda z'uko abana bazishe akunze n'indonga nta kintu cyandikira wowe turi kumwe ngenda numva ntacyo tutageraho kandi twafatanya kandi tugenda kwizera ndagukunda cyane niyo mpamvu naje kubikubwira ndavuga ati reka mbikubwire sindi umuhungu wo guhemukira umukobwa n'icya leta ejo nagira turi wacu ubwo rwose ntumbwire ngo urane genda gusenga ntabwo ntawe nishaka kuba nkunda nyine ndabyumva nta kintu utakora kubera wowe kubona nabyumva ariko iyo umuntu ari mu rukundo agashyiraho ko uwo akunda agashyiraho hari nk'ibintu biri mu mutwe wanjye bikanshagaza ku buryo mba numva nahita mpfa n'ubwo nkabivamo nkabirukamo reka tugishakire umuntu sibyo ngo nguci reka tugishakire umuntu ari kugumamo umuti tuganire sibyo erega nanjye urabizi ko ngukunda ariko ibyo bintu rwose nabyo nabikubwiye namaze iminsi mbitekerezaho ikintu cyane nshaka ni ukuba tubihagaritse duhagarika